Bine muri uru rugo deja umwaka navuga ko ndisire n'igihe cy'izuba ngiye naba mfite amazi kandi ndi gukoresha buri munsi. Ndakeka ko umuntu afashe aya mazi yamugirira akamaro. Icyo numva umuntu yashishikariza n'abandi baturage n'abatari bayafata, ahubwo icyo numva cyane n'uyu mushinga wakagombye gukomeza gushishikariza abaturage kugira ngo noneho buri muntu wese abyumve, ariko n'ubuyobozi bukabizamo. Ubuyobozi bukabizamo bukabureba buri nzu itafite nka tank, uburyo bwo gufata amazi bakabusobanurira, no kwigisha abaturage, no kubasaba no kwigisha buri gihe buhoro, ariko finalement uko biri kose umuturage yagera akabyumva kuko hari inyungu. Ubuhamya nabwo ni bwinshi ku kamaro k'ibyo bigega. Tumara kubaka twagombaga kugura ikigega, ubwo twari mu mipango yo gushaka amafaranga yo kukigura. Hatubwira ko ari kwishyura ku kwezi par tranche, nicyo cyatumye nishima cyane kuko byari kunsaba wenda gufata credit cyangwa se nkashaka ubundi buryo bukomeye bungoye, ariko byaranyoroheye kuko narakibonye kiraza bakingereza aha, banyoherereza n'umuntu wo kugiterekaho. Wenda icyo nakoze nge n'ukubaka iriya fondation no gushaka izitiyo n'ibiki byose, harimo inyungu nini cyane ku buryo numva nakangurira umuntu wese gufata iki kigega. Cyambere ahangaha dukunda kugira n'ikibazo cy'amazi, ariko nk'ubu nta kibazo cy'amazi nkigira n'iki na gito. Ni ukuvuga nk'ubu imvura iraguye noza imodoka nta kibazo, bagakoropa jardin nta kibazo igira, ikumesa. Nuvuga ngo amazi yayo wasa n'uguteka gusa. Iyo nishyuraga nk'amafaranga make, nishyuraga 8,000 kwezi. Le 15 octobre banzaniye facture ya 1200, 1,200. Urumva ko harimo ifite akamaro kanini cyane. Nk'ubu ngubu kigezemo hariya hagati, tuzayakoresha igihe kinini. Imvura tugira Imana, imvura ikongera ikagwa nta hajya, kandi n'abaturanyi y'amazi yagiye baraza bakavoma nta kibazo, ugasanga mbese gifitiye na quartier akamaro. Uretse gushishikariza abaturage gufata amazi y'imvura ava ku mazu yabo, iyo gahunda irareba n'ibigo binini. Ibigega bikoreshwa muri ibyo bigo birumvikana ko bifite imiterere yihariye. Aha ni mu kigo cy'amashuri yisumbuye muri Rubavu, ari cyo cyitwa Groupe Scolaire Kanama Catholique. Iki kigega tureba ni bwoko bw'ikigega kinini, ubu gifite ubushobozi bwo kubika metero cube 45. Bikaba ari ibigega dukunze kugira inama gukoreshwa mu bigo binini nk'amashuri, za centre de santé n'ahandi, kubera ko niho haba hari amazi menshi kandi hanakenewe amazi menshi. Mu by'ukuri nka mbere yuko iki kigega kijyaho, aya mazi yose yakwiraga hano mu mbuga ndetse agatera isuri mu nkengero zacyo, ariko aho kigiriyeho ibyo ngibyo byaragabanutse. Ikindi murabona iki kigo ni kinini, kiba gifite amashuri menshi ku buryo gikeneye amazi menshi mu masuku. Ibyo ngibyo byose rero kirafasha. Ikigo cy'igihugu gishinzwe umutungo kamere mu rwego rwo guteza imbere izi tekinike zo gufata no gukoresha amazi y'imvura, zagiye zubaka ibigega mu buryo bw'icyitegererezo mu bigo by'amashuri make, akenshi turebeye ku bifite ikibazo gusumba ibindi. Hano hari ikibazo cy'isuri, ni ikibazo ikigo cyari cyaragejeje ku buyobozi bw'inzego z'ibanze, kuri Minisiteri y'amashuri, hanyuma badusaba yuko nyine twabafasha tubashyiriraho kino kigega. Ibigega byo gufata amazi y'imvura byubatswe muri iki kigo ngo byakemuye ibibazo byinshi. Duhereye hano amazi ntabwo yarafashwe, twari dufite block imwe gusa, block yo hakurya yari ifashwe, ku buryo amazi yose yaruzuraga akuzura hano mu kibuga. Uretse no kuzura hano mu kibuga, andi mazi yaramanukaga agahura n'amazi kuri iki kigo cya PEFOC, agasenyera abaturage hepfo hariya. Ubwo naha hakurya iriya nkuko mwabonyeho nta mazi twagiraga. Ubwo amazi araboneka, akadufasha mu nyubako, akadufasha mu gukoropa, mu isuku muri rusange, imisarani, ibyumba by'amashuri, ndetse na kariya kagega gatoya karimo ibikoresho biyungurura amazi, ariya mazi aranyobwa.
ngubu ntabwo tukibura amazi, nta nubwo ari na biriya gusa wabonye. Hari iki kigega twubakiwe na Rwanda National Resources Authority, hari n'inyuma hari ikindi nacyo gifite metero kibe zigera mu 10, na hariya naho kiriya kigega gifite metero kibe zigera mu 10. Iyo bigeze mu ki kuko niho periode ndende yo igihe cy'izuba yiboneka, amazi tuba tuyafite kugeza dufunguye. Uburyo bwo kuyasukura burahari, ariko urwego rw'ubwiza bw'amazi ntago bugera ku bwiza bw'amazi yo kunyobwa. Hari uburyo bujyanye n'uko inyubako imeze butuma ubona amazi meza. Navuga nk'ino tiyo tubona iyobya amazi ya mbere aturutse ku gisenge igihe yanduye, cyane cyane iyo tuvuye mu gihe cy'izuba, hejuru haba hari ivumbi n'iki, noneho icyo gihe hariho van hejuru urayifunga, noneho amazi ya mbere akayoba ntiyinjire mu kigega, noneho wabona ko wakizera ko ikigega igisenge gisa neza, ugafungura iriya van amazi akinjira mu kigega. Ubwo n'uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri, hariya ku ruhande hariho akantu ka filtre ku buryo amazi yinjiramo akabanza akanyura mu micanga, muri za gravier, mu makara, hanyuma akabona gusohoka asa neza ku buryo ushobora kuvomaho ufite amazi ameze neza. Ushobora no gutunganya ukoresheje bwa buryo bwa siro n'ibindi, akaba yagera no ku rwego rwo kunyobwa. Minisiteri y'umutungo kamere rero izakomeza gushyigikira no kongera ingufu muri gahunda yo gufata no gukoresha neza amazi y'imvura, kuko biri muri politiki y'igihugu yo gukoresha neza umutungo kamere w'amazi no kurengera ibidukikije. Impamvu iyo politike niyo kubika amazi, kuyakoresha mu buryo burambye no kuyafata ku buryo ari ingo, ari ubuhinzi bashobora kuyakoresha mu gihe kirekire. Ikindi impamvu yo kuyabika ni ukurwanya isuri. Nk'uko mubibona hano, amazi avuye no ku mazu atera isuri, akangiza ibikorwa remezo, akanangiza n'ibihingwa biba byatewe hirya no hino. Ubutumwa dushaka kubwira abanyarwanda nuko ayo mazi afite akamaro. Nubwo tuvuga ngo dufite imvura nyinshi, ariko mu mikoreshereze y'amazi turayakeneye cyane, ari mu buhinzi, ari mu gukoresha mu ngo, ari no kwiteganiriza mu ngano y'amazi dushobora kuba twazakoresha mu minsi itaha.